yari afite ukuntu ajya avuga ibintu yisekera ukumva arambwira ati se ni gute ushobora kumbwira ko unkunda mu gihe udashobora kwemera ko turyamana? Buri ubwo ni ikihe kimenyetso gishobora kunyereka ko unkunda? Ibi bintu nari mbizi neza ko hari amafuti ko ibyo bintu bidashoboka, kuko kugaragariza umuntu ko umukunda atari uko mushobora kuryamana. Ntabwo kwereka umuntu ko umukunda ari uko muryamana. Naramusubije nti ntabwo bishoboka, njye ndi umwana w'Imana, ntabwo nakora icyaha cy'ubusambanyi. Mbibutse uyu musore yari afite ukuntu azi gutondeka amagambo yiwe, azi uburyo ashobora kugutwara igihe urakaye, igihe wishimye. Yaransubije ati okay, ntiyabigira ibibazo, ntiyabigira intambara, ntiyarekera kumvugisha cyangwa se kumpamagara, dukomeza umubano bw'ibisanzwe. Gusa icyo gitekerezo cye cyangwa ayo magambo ye akagira ukuntu yibikamo muri njye, nkagira ukuntu ngenda nyatekerezaho cyane.